Yes, welcome again to my channel. Uyu mwanya rero nongeye kuguhereza ikaze nkubwira ati umeze gute, wiriwe gute, ufite ikihe kibazo ngo tugikemure muri aka kanya. Rero ikintu cya mbere ngusaba kugira ngo n'ibibazo byose ufite banza ukande subscribe aho ngaho kugira ngo noneho ujye waryoha umere neza cyane muri ubu buzima tubayemo. Hano mu gihugu cy'u Rwanda hakomeje kugenda hacicikana ibintu bigiye bitandukanye byinshi cyane, ariko mbere yuko dutangira cyangwa se mbere yuko tubirebera hamwe banza kandi subscribe kuri iyi channel ahandi dukomeze byinshi cyane. Rero ni amashimwe ni yose kuri DJ Brian uhamya ko yasimbutse umunsi wari ukomeye nyuma yo guhamagazwa n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, uretse gukorwaho iperereza ku byaha binyuranye akanapimwa ibiyobyabwenge, hari n'ibindi byinshi cyane akomeza kugenda avuga ko ashobora kuba yarabisimbutse. DJ Brian wahamagajwe na RIB ku itariki 20 Mutarama 2025 yari agiye gukorwaho iperereza ku byaha bikurikiranyweho abarimo Kwizera Emeline benshi bahaye akabyiniro ka Ishanga. Byinshi cyane rero murabizi ko iri tsinda rya Rich Gang ribarizwamo Kwizera Emeline ubu ngubu tuvugana riri mu maboko ya RIB, ariko wakibaza ati ni irihe huriro bafitanye hagati n'uyu DJ Brian? Nyine wakibaza ati bimeze ute, byifashe ute kugira ngo babe bari kumwe n'uyu DJ Brian? Ari byo tugiye kurebera hamwe, nyine turebe byifashe ute. Mu kiganiro yagiranye n'igihe DJ Brian yagize ati bampamagaye nyuma y'uko bariya bakobwa batanze amakuru ko twasangiraga ibiyobyabwenge, rero nje nari maze igihe narabiretse kuko kuva nabitizwa nabivuyemo kuva nyine igihe bamfatanye nyine ubu ngubu nkaba narabivuyemo bikaba byararangiye, ubu ngubu nkaba nta na gahunda yo kuba nabisubiramo mfite. DJ Brian ahamya ko nyuma yo kwisobanura ku byo yari yavuzweho n'abakobwa bafashwe nyuma yo gusakaza amashusho bari gukora ibikorwa by'urukozasoni, RIB yahise imupimisha ibiyobyabwenge irebe kuko nimba we nta biyobyabwenge ashobora kuba afite cyangwa se atabihamya ko ashobora kuba nawe afite ibyo biyobyabwenge. Rero kugira ngo dukomeze byinshi cyane turebere hamwe iby'uyu DJ Brian, reka tubanze tubasabe gukanda subscribe munsi yo video ahandi dukomeze byinshi cyane. Rero DJ Brian yaravuze ati abantu baba bashaka kunsubiza hahise, ariko Imana yahabaye bampimye ibiyobyabwenge, wari umunsi wanjye wa nyuma, umunsi abanzi banjye bari bantegereyeho, ariko Imana yarahabaye basanze nta bindimo naho baratangara, nyine bibaza impamvu ndi umusitari urenze hano mu gihugu cy'u Rwanda, gusa nyine hakaba hagaragara ko nta n'ibiyobyabwenge bampimyemo cyangwa se babe babinsangamo. Rero wakibaza uti byari bimeze ute mu ipimwa ry'uyu mukobwa, byari byifashwe muri make. Uyu DJ Brian udahakana ko yakoresheje ibiyobyabwenge ahamya ko amaze igihe atabikoresha, nyine amaze igihe afashe icyemezo cyo kwitandukanya nabyo, akitandukanya n'ibiyobyabwenge ndetse ntanajye no mu mico mibi yo kuba nawe yajya mu bashyira filime z'urukozasoni hanze cyangwa se video z'urukozasoni hanze. Ati ni ibintu nakoreshaga kera, ariko uyu munsi baba bambeshyera kuko kuva nabitizwa nkahitamo kuyoboka Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza hari ibyo natandukanye nabyo byinshi cyane. Muri Kanama 2024 nibwo DJ Brian yabatirijwe mu mazi menshi ari kumwe n'abandi bayoboke bashya b'itorero rya Elon Pentecost Blessing Church riyoborwa na Rev Prophet Ernest Nyirindekwe. Tunagana ku musozo w'ikiganiro twari twabateguriye, reka tubanze tubasabe gukanda subscribe munsi yo video, naho ubundi dukomeze turyoherwe na byinshi muri uyu mwaka wa 2025. Ari nandiko nkomeza kwibutsa ati mu minsi iri imbere turaba tubahereje byinshi cyane mushobora gukurikiza muri uyu mwaka ukazabagendekera neza cyane. Ari nandiko nkomeza kukubwira ati ugire ijoro ryiza ndetse ubashe kugira n'umunsi mwiza cyane rwose.